Ibi bese disi murabyibuka, wa mugani wa Nyiratunga nukuri abatoya ntibagapfe. Iyo nibutse iteka ryaciwe n'uyu mugabekazi mpita nkumbura n'ubuto bwacu, ariko cyane cyane nkibuka uturimo twakundaga kwiyumvira, uturimo twarimye tugitoba kondo maze bigatinda. Mu buto bwacu twadukineye imikino myinshi, natwo disi turaduherekeza tutwambutsa ubuto bwose. Ibi bihe tuzahora iteka tubikumbura. Mureke mbibutsaka, beka nyamanza keza ko mona wishimye, niki cyabiguteye ngo natwe tugufashe. Erega niko muramwe abanyeshuri mwe, iyo mbona mukina numva nabakinamo. Ujye uza twikinire ntabwo bibujijwe, wenda bazatwigisha kuguruka nkawe. Nuko nazi kurimba disi mba nkaririmbiye babana, cyangwa se kakaningiyo tugenda kuri gahunda twumvisha injyana n'umucinyajyana, twumva ari byiza kandi biryoshye, n'abatureba bakishima. Rimwe kabiri imoso ndyo, ubwo muhisemwe ukuntu bahitaga bavanga buri wese narebe mu rugo rya mugenzi we, distance fixe n'ibindi. Ibuka se tuno turirimbo, icunga n'igiti gitangaje. Ese waba yarakinnye uyu mukino ngo tugiye gusoroma urunyogwe? Nuko nazi kurimba mba nkaririmbye kugira ngo babwire babana batakazi. Gusa twabaga twakoze amakipe abiri hepfo no haruguru, ubundi bamwe bagatangira baririmba ngo tugiye gusoroma urunyogwe mu gitondo kare cyane. Abandi bakarimba bati umufasha mushaka nuwuhe umufasha mushaka nuwe mu gitondo kare cyane. Ubwo abandi bagatamuvuga mu izina bakongera bati mu gitondo kare cyane. Nuko bamara kumuvuga babandi nabo bagata batangira bavuga umwana uri mu muzane, bati wenda Yohana naza muzane, bakabisubiramo bagasuza bagira bati mu gitondo kare cyane. Nuko gabo ngabo babiri batowe bagakururana, umwe ashaka kujyana undi mu ikipe ye, gutyo paka ikipe imwe itsinzwe. Uyu mukino uraturyoheye mu buto bwacu, abana bo ngo abenshi ntabwo bawuzi. Uyu twamaraga kuwukina tukajya dukurikizaho umukino wagashishe batakwibagirwa, ariko wagiraga amazina menshi bitewe n'aho twakuriye atandukanye. Bati nagiye kwa Shiroti nsanga batetse ubugari, bankubita umwuko mu mutwe. Wari wicara nko muri salo, umugabo n'umugore yicaye, abantu babasuye, umugabo akavuga ati se tubakiriza iki? Abantu bakavuga icyo babakiriza, ibyo ntacyo. Noneho akabwira umudamu ati wareba se niba hari akantu kari muri firigo ukabaha, cyangwa se agashira niba hari akasigaye mu kajerekani. Undi akavuga ati kare wese warubakire wahagurutse ukabakira. Ni wowe wegereye firigo. Oya, kare wowe wabaza ibyo banywa wahagurutse. Ibyo ubwabyo birimo agasuzuguro ko kutubaha umuntu ubwabyo, ariko harimo n'ubuganzwa. Ubundi umugabo mu rugo nindi kera, umugabo mu rugo n'uvuga rikijyana, we n'umugore yavuga rikijyana. Ariko ndibo ndibaza, umugabo mu rugo yari umuntu w'icyubahiro, yari umugabo wundi mu Kinyarwanda yari umutware nyine, igisobanuro cy'imbaraga z'urugo. Umugabo mu rugo